niho rero mugiye kujya munsanga kenshi nazanye ibihanga byanjye kugira ngo mbibasangize, ariko rero ntimuze gutekereza ibintu by'ubwenge bwinshi hano ntabwo hari rwose. Nimba nta bwenge bwawe wazanye kuri iyi cano, ngiye kubwira abantu amagambo y'ubwenge kandi twe ntabwo dufite ibyo bintu bigezweho. Umuntu se umuntu akakugira inama ku bintu byamunaniye, tuganirisha mbaho ubwenge nanjye ntafite. Ako mbata ubu yongera ubwenge kuri izi mvi ngara gutya si nkakabaye ndi minisitiri. Wumva azaba nka minisitiri w'iki? Cyakora nkurikije ko ubwenge buke abana nawe w'ibidukikije. Ibidukikije se ubu mu bidasaba imibare myinshi? Reka nta mibare myinshi. Neza ishyamba ko batazakubwira ngo ujye kuririnda gwisi ishyamba riba ririnzwe n'abasirikare. Kintu kizakutesha umutwe. Iyi rebye ubona wayiheka ku bitugu. Na iriya kandi nakabyimba. Yewe ntabwo bisaba iminsi myinshi. Neza ko tutazakuba ngo Nyabarongo nimba yamanukaga ngo izamuke. Bazavuga ngo Nyabugogo si yimure wizane hano Kicukiro ntabwo bikureba. Ubu nakabaye nararongoye, nakabaye ndi minisitiri wenda w'ibyo biza. Ahubwo hari umuntu numvaga nshaka ko bashyiraho minisiteri mu witwa Shadima. Igomba kwitwa miniskwini. Ibintu byabo bigira njya gusirenga mu kavuyo. Hase muhungu barebana use muhungu amukoresha ukamuhemba. Reka ko iki? Akorera ubu. Nese umuntu utinyuka kugenda. Mbata ihangane kuri uyu munota tugezeho. Utubwire ijambo ry'ubwenge twatahane wacu mu ngo. Ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge rero nababwira nuko buri wese agomba gukoresha ubwenge bwe. Impamvu ntarashaka umugore, oya nta bagore babiri babana. Tuvugisha ukuri. Iyo baza kunyigisha wenda nko kubaza, uzi bitana bankora ibi basha Dibu n'abandi bose birwa burira nakaba ari njye wabibajije. The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with the Daily News Channel. Urumva nimba bafite ikiganiro bakiduye tugikora, ariko nimba ntacyo bafite ibihangane ubundi ibyo tugiye kubabwira nubwo nta kintu byabafasha, ariko nese bapfa gushingiriza babyumve nta kundi babigenza. Nese ikibazo nibaza kuki utahereza abantu ibintu bifite n'icyo bigiye kubamarira. Nese igihe babamaye iyo babamaye umwanya nanjye ko mbahaye umwanya nkaba ngiye no kubabwira ibyo bintu wenda bitabafitiye akamaro, bo babimaye bakarako byabo. Nk'umuntu nk'inyangamugayo ryahamye rero tangira ikiganiro. Yes, nyita Professeur Mbata Babyface maso y'inyana inyangamugayo ryahamye made in Rwanda. Nanone nongere baha ikaze kuri channel yacu News Today News TV. Today News TV. Daily News TV channel. Daily News TV channel niho rero mugiye kujya munsanga kenshi nazanye ibihanga byanjye kugira ngo mbibasangize, ariko rero ntimuze gutekereza ibintu by'ubwenge bwinshi hano ntabwo hari rwose. Nimba nta bwenge bwawe wazanye kuri iyi channel, urumva impamvu twaguhamagaye no kugira ngo umuntu cyane ari utanga icyo adafite se. Urumva umuntu akubonye ufite imvi kandi buri erega n'ibimara birasaza harya none ubwo nuhura n'umuntu ajya avuga ati kirahise. Bimwe by'abantu umuntu akubwira ngo urabona ngo uyu n'umupapa ngo ni mukuru ngo amahagurukire muri bisi. Urumva tugiye kubwira abantu amagambo y'ubwenge ubidufashijemo. Tugiye kubwira abantu amagambo y'ubwenge kandi twe ntabwo dufite ibyo bintu bigezweho. Umuntu se umuntu akakugira inama ku bintu byamunaniye. Akakugira inama nubwo atayigiriye. Ibyo bintu se biriho birahari hanze ngaha. Bigezweho kandi ibyo bihari ahubwo gusa. Uzi mu buzima bwanjye mbamo bwa buri munsi. Nge ndakuze mfite imyaka 35. Ariko ntanabyaye by the way. Rero ugasanga umuntu ari kungira inama nta nahantu yatenda hanze ngo bayikuremo ngo natinze kurongora. Ako wamugana icyo kintu. Buriya kubona umaze kuzana imvi utarazana umugore byo. Wese arabatenda hanze byuzo bakayikuramo.
njyewe imyaka ntabwo iragera. aha nta murumuna w'umusaza nta murumuna w'umusaza nta murumuna w'umusaza bose bari abasaza. Mbata waravuze urumva abantu twaragukundaga n'ubu turagukunda ariko twarakubuze nawe mwashyize na ribu oya urumva ibiganiro byawe ishobora kuba yaragiyeho ibiganiro byanjye hagiye na Gandarare. Okay. Kuri ubu rero turimo turakorera kuri TikTok cyane ibiganiro byacu bisigaye biba biri ku maradiyo. Ubwo abagukundaga kuri YouTube ni ukuvuga ngo nyine YouTube nyine sinagarutse aha ngaha ngiye kujya nza tuganirisha mbaho ubwenge nanjye ntafite ako Mbata ubu yongera ubwenge kuri izi mvi ingana gutya si nk'akabaye ndi minisitiri. wumva azaba nka minisitiri w'iki? Cyakora nkurikije ko ubwenge buke abana nawe w'ibidukikije. Ibidukikije se ubu mu bidasaba imibare myinshi? Reka nta mibare myinshi neza ishyamba ko batazakubwira ngo ujye kuririnda rw'isi ishyamba riba ririnzwe n'abasirikare ikintu kizagutesha umutwe kirimo. Urumva ibiza n'ibiza bizatwara inzu nyine n'ubundi zari bugende neza ibiza byaza bigatwara etaje yo kwamakuza byahurira hereyo. Urumva nta kazi kenshi uba ufite ubwo ako reka twizere ko uzabawe wenda ntawamenya uzabawe. Ariko iyo ni minisiteri ntabyimba rwose na perezida yagiye asaba raporo nkama raporo nziza kandi agasanga ntacyo nishira n'icyo nkije. Iyi rebye ubona bayiheka ku bitugu iriya nakabyimba yewe ntabwo bisaba iminsi myinshi uretse ko tutazakuba ngo Nyabarongo ngo nimba yamanukaga ngo izamuke bazakuba ngo Nyabugogo si yimure wizane hano Kicukiro ntabwo bikureba. Nuko ubizi ko Nyabugogo hari na Nyabarongo hari n'ishyamba ariko hari ukubibungabunga kubibungabunga ibidukikije. Gute ubu wajya mu birungo ukagenda ukabwira ingagi ngo uje kubungabunga cyane ukayibwira gute se muri rurimi mu gihe gifaransa ushyiraho ngo ngira ngo wenda ushobora kubushyiraho measures nazo ubwazo ku buryo zibona ikintu nakora twe dushaka gufata nk'abarimu dore hari igihe abantu barangije kwiga babaye benshi badafite akazi barimo barakora twafata nk'abarimu bakajya kwigisha ingagi kuvuga icyongereza abakerarugendo bajya baza bakaganira nazo nyine zikabasangiza experience y'uko zibayeho y'ubuzima zikanabagira n'inama kuko benshi hari igihe usanga umuntu urusha ubwenge n'ingagi. Ese Mbata ku myaka yawe watubwiye ngo ni 35 n'izo mvi nk'ubu ngubu wakubwira ngo izi mbize ko mu myaka 17 nari zifite niyo mpamvu nagera kuri televiziyo nkakora ikiganiro nk'intambara perike izi nazishe kubera kera ariko birangiye n'ubundi zigaragara. None se nk'ubu wakubaza ngo ku myaka yawe experience y'ubuzima niwivune wikiramo ibintu by'ubwenge cyane nta bwenge nyine nusaba ibyo ntafite wa bro nuze ko nsaba ibyo ntafite urumva udashakira amata ku kimasa cyangwa ugashakira ubwoya ku magi niwe usanga umuntu nkawe mukuru uzi ubwenge uri kogosha igi azizi ko nta musatsi gishaka kumera. Okay noneho iki kintu ntushyiremo urumva ntabwo uri bushyiremo ubwenge ko nta buhari ntabwo rwose nk'ubu ngubu nk'umuntu akubajije ngo ku myaka yawe ikintu hari ibintu byinshi ntagezeho ntumbaze ngo ibyo nagezeho ko ntabyo hari byinshi ntagezeho. Ibyo utagezeho ni ibiki? Ubu nakabaye nararongoye nakabaye ndi minisitiri wenda w'ibyo biza ibidukikije ibyo byose ntabyo nakoze. Nta yindi minisiteri ubona ukavuga ati iyi minisiteri nayo niyo yaba idahari ukavuga turazi n'ikindi iyi ngiyi nanjye nayishyiraho kandi yaba imbereye. Ahubwo hari umuntu numvaga nshaka ko washyiraho minisiteri mu witwa Shadima ukamushyiraho minisiteri y'abasireye kwini kuko icyo gihe n'abasireye kingi bakwisangamo mwese musigaye mwarasireyinze hanze aha ngaha. Nawe urumva warasireyinze ngo wajye kuri TikTok
ariko man uzi ko iterambere ko rigenda rizamuka bagenda bahindura strategy z'imikorere kera indaya zagaragara ku muhanda zigatega urumva zigatega ugasanga zirateze ariko ubundi none nyinshi zitegera kuri TikTok kwa ba Godfather kumara yivuze ugasanga zirateze ikaza kitara kukijya ngo ugasanga yigenga none se nuvuga ngo nawe nicyo cyakujyanye kuri TikTok oya ntabwo ari cyo cyajyanye nagira ngo abakunzi banjye bakeneye kumbona byibuze tugira akantu gato tuzaduhuriraho uko nari ntaragera igihe cyo kugaruka ku imihanda ko minsi yashize nayo indwaye barabibonye yego nari indwara ikomeye cyane ntura hasi nyuma rero nza aho ngarukiye ntabwo nari guhita nza ku imihanda kandi nari nkimeze nabi ikindi cyakabiri n'umwuka ntawo nari mfite no kuvuga byaro ngo washaka ko atuntu wakorera mu rugo ngaho utagiye ahantu kuri ntagiye kuri ntari uze kuvuga ngo ndavangange kureba gadi runaka mvangange kwa kanaka ko n'igihe nahaguruka nkitura hasi nkahora niciye ahantu hamwe nyine buryo urumva rero ni ko kugaruka nyine muri ubu buryo mu kurwara kwawe abantu twakwiyeretse dute njye sinavuga ko wenda ari nabi kuko hari n'abatarabimenye ko narwaye ahantu hashyashya n'abantu bashyashya batananzi ariko byibuze Daily News Channel byibuze mwarahageze mwangezeho muransura biya bintu ni byiza cyane kuko we nubwo wenda namwe mwaje mwatinze kubimenya mwatabaye nka za polisi zo muri filime aba twasanze atarahwera ubundi polisi zo muri filime ntabwo umuntu atarapfa ntabwo bahagera ese baba barwana n'iki baba batinda bakora iki baba bagira ngo amakuru aboneke nese ko bashinzwe kuri nk'abandi bashinzwe ibiza ntizi biza imvura itaguye ngo itware inzu y'umuntu bakora iki kubikumira noneho ko yazayitwara bagaca imiferege bagatera amashyamba n'amaterasi y'indinganire niko kubikumira nicyo baba bakora muri cya gihe bidahari byaganye ko mbona se bikorwa n'abari abantu batabikora ahubwo ko bikorwa n'abari batabikora ahubwo ko mbona iyo tugiye gutera ibiti tuba dushinzwe ibiza kandi nkabona nitwe dutera ibiti nyine urumva umuntu ntabwo minisitiri azabikora nabyo mu gihe umwanya wabonetse ariko ntabwo azava kuri minisitiri avuga turazi n'ikindi uriya musozi wo kwa kanaka ntihongeye gutera amashyamba ariko cyashyira icyo kinshimisha cyo mu Rwanda abaminisitiri bo mu Rwanda baba barize cyane uzi kugira ngo umuntu aba muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi aza muri edikasiyo cyane buriya bayaciyemo hombi byose ababyumva cyane ntugasanga umuntu avuye muri minisiteri wenda y'ubutegetsi bw'igihugu agahita aza wenda nko muri minisante cyane ashaka barize cyane pe ni abahanga none se iyo minisiteri ya Shadiba igomba kwitwa minisiteri y'abasirikare urumva minisitiri ikaba ishinzwe iterambere ry'abasirikare n'abasirikare mu Rwanda biriya bintu byabo bigira byo gusirenga mu kavuyo nta kintu bafatamo byibuze bakiga no guhostinga bakabaha n'ibihumbi 100 bagataha babibonye ibyombo guhostinga ibyo bihumbi 100 bagataha babibonye ku buryo abantu badasirenga mu kavuyo iyo minisiteri rero kuba minisitiri yari kuba ari Shadiba yari kuba yinjirijwe nande barahari benshi bayo dukwini bande bose barahari ni benshi yari kuba ifite abakozi benshi cyane kuko yari kubona n'abavolonteri bakorera ubuntu hase muhungu barebana uyu se muhungu amukoresha ukamuhemba kubera iki yakorera ubuntu Neza umuntu utinyuka kugenda akabyinira ubuntu muri stade nta kintu bamuhaye urumva ubwo ukoresha ukamuhemba iki urabizi ko nta kintu bamuhaye akareka ntacyo ariko si ubundi kenisi yamwihereye n'abakinnyi bahemberwa ku kanyenyeri ntise guhemberwa ku kanyenyeri bitwaye iki bivuga ngo nta icupa rimera ubwoya mukabihakana ariko ni ukuri Mbata ihangane kuri uyu munota tugezeho utubwire ijambo ry'ubwenge twatahane wacu mu ngo
ijambo ry'ubwenge rero nababwira nuko buri wese agomba gukoresha ubwenge bwe hano gukoresha ubw'abandi niba ntabwo ufite bizakugora kuko uzasanga abantu benshi batugira inama ku bintu byabananiye. Ese urugero icyo ni icyambere, urugero rw'umuntu utanga inama ku bintu nyamara ubwo byaramunaniye. Nese reka ngurugero rwa hafi, umuntu akwigisha akora ikiganiro cy'ubukungu nawe nta bukungu afite, kwigisha uburyo watunga amafaranga nawe ntayatunze. Umva ugasanga umuntu aza akakubwira ngo reba umubango ngiye ngo wagakoze ibi we katabikoze. Ukatabikoze ugasanga umuntu ashaka kwigisha uburyo umuntu akaba yarize finance ko gucunga amafaranga nahe ataraye. Ntazi ukuntu bahagara bashaka amafaranga. Ntazi ukuntu bahagara bashaka amafaranga. Uvuga ngo yize gucunga amafaranga ariko nyamara ntabwo yakoze, kandi acunga amafaranga, yiga gucunga amafaranga ariko wangiza amafaranga kuko ushobora gusanga yarabaga no wanyuma mu ishuri. Ubu niwe mujyanama ufite kugeza ubu ngubu. None umuntu akwigisha gucunga amafaranga gute ntayatunze? N'abatarakoze basi ngabanza agira yacunge none aze kukugira inama. Urugero nk'ubu sinajira yangisha gucunga amafaranga kuko arayatindanye. Sibyo? Nawe uzajya kubona ukuntu twaduserezaga igihe kambara ikote ry'irikodeshanyo ryo atari ryako kiguriye kacera kuri televiziyo ngo karakunyigisha ngo mbahata mu buryo ngomba gucunga amafaranga. Azi ukuntu bahagara bayashaka. Ese mbahata hari amafaranga wagezaho urumva ubumva ari nkangaye wagezaho uburyo wakicira kuvuga turazi n'ikindi hano nyeneye umuntu reka mwereke nge uriya impamvu ntarashaka umugore. Oya nta bagore babiri babana. Abaki? Nta bagore babiri babana. Ufite uwa mbere se harimo icyo gihe iyo mu buzima bw'iyi si udafite amafaranga ntabwo uri umutanga ariko wambara ipantaro kuko nawe uri umugenerwa bikorwa. Urumva icyo gihe rero icyo bishatse kuvuga once nagize revenue zabasha kwishyura byibuze n'umwana ishuri ntajye kwiga muri Nyanyazo cyangwa n'ahandi bakunda kwiga kuvuga ubushobozi bwa kwishyura byibuze umwana umwe ishuri ry'ahantu hazima hafatika like wenda 800 miliyoni ukaba iryo shuri waryishyura. Icyo gihe nzashaka umugore kuko nawe ushaka kongera marine kuzihari. Ntabwo ushaka kongera marine kuzihari rero ushaka kujyana abana ku ishuri kuko marine zihari zirahagije. Ntabwo ushaka kongera izanjye. So once nagize revenue byibuze zakwiriza miliyoni za generating miliyoni ku kwezi. Icyo gihe ni ya mafaranga na savinga 200 nabasha wa muntu wa mwana kumwigisha. Icyo gihe nzashaka umugore kuko icyo gihe nzaba mfite ubushobozi bwo gusiga umucumi mu rugo. Umugore ntajye kuyahiga mu baturanyi ari uko wamaze kugenda. Nguze waho bagiye nayo biriho bamusambanya bamuhaye ibibiri. Hari ikintu mukanya tuvuzeho no mu mugende nkiri gutekerezaho. Ujye ubona ukuntu abarimu batwigishije muri segonderi babaga ari abahanga bumva biriya bintu cyane ukamureba nimba ari imibare ukicara uzikareye wa mbere uzi imibare kandi wajya kureba ugasanga neza imibare ntayazi kuko nta mafaranga atunze. Uzi akaba ari mwarimu aza ku igare ariko Musenzi wanyigishije kumenya ngo amababi y'intuza y'isazi ngo kumenya ba Socrate n'abandi bose. Ikibabi wigeze ugifata ikibabi wigeze ujya none akanyigisha ngo iry'inyungo rya ntuza rya Patrice Lumumba ngo aho rishyinguye nimba aho rishyinguye. Ariko man uriya leta yafashe umwanzuro igakura abantu b'ibisambo mu bandi kuko nibaza umuntu kwigisha ibyo bintu abimva kuzajya kubimaza iki. None se mbata iryo ryinyo ho rishyinguye wabikoresheje iki ko mwarimu yabiguhaye? Nibyo nari nkeneye se. Wari ukeneye iki se? Nanyire kambwira ngo kuri YouTube bajyaho bagakora ikiganiro cyarebwa kabona views runaka. Ubu nanjye namugira inama kuko nta nama ngire nayo. Ahubwo ushobora kuba yakugiriye inama sibyo? Ukunegwa kuzibyaza umusaruro. Oya yangiriye inama nawe atigeze yigira atakwigira.
cyangwa agira umwana we cyangwa agira umwana we nicyo kibazo. Ako biriya bintu ari amasomo ntekereza ko ubwo hari ikindi kintu wenda njye ntazi ako bishobora kuba bifasha abantu. Ako cyakoze nk'umuntu uzi nk'umuntu warwanye n'ikibabi. Tuvugisha ukuri. Iyo baza kunyigisha wenda nko kubaza. Uzi bitana bankora. Ubu warahereye ku cyaho kibaziriza. Nkakibariza. Urumva? Uko umuntu agera naho ujya kugura igitanda. Ibi basha dibu nande bose birwa burira nakaba ari njye wabibajije. Ibyo birwa burira. Zamafaranga nakabaye mfite akaba ari brand zawe. Yikusha. Ya nurira n'igitane kwa kibitane cyanditse nka mbata. Ngo igitane mbata kibazi. Uzi uburyo mbana umusitari. Ese mbata. Nko kugira umwarimu. Wowe ubona basi ari nkiriye somo wagitanga. Basi jya yafasha abantu. Ngiye isomo najya mfasha abantu, nigisha abantu. No kumenya gukaruma situation no kumenya ikeneye muri societe. Ibikeneye muri societe rero ibyo ngibyo ni ibihe? Ni ukwiga umwuga. Ko kugeza ubu ngubu amasomo twize mu ishuri ntago ari dutunzwe n'umwuga twebwe twisanzemo mu impano yacu dufite. Ntabwo nafata umwana ngo njye kumuhobagiza mubwiye ngo ngiye kumwigisha amenyo ya Socrate n'ibibabi by'intuza. Mbizi ko nanjye wabiciyemo nta kintu byamariye. Amababa y'inuma nimba ari amababa y'inuma byose akaba bize mu mutwe. None aho yagashyize ubwenge bwo kwiga umwuga we akaba ntabwo afite. Uzare impamvu abashinwa badusize ku bijyanye n'imitekerereze n'imikorere. Mwana avuka atangira kwiga yiga umwuga. None ibyo by'indimi n'ibindi byose bikazaza nyuma kuko izo ndimi usanga nta nicyo zitumariye. Hari igihe usanga izo ndimi nta nose ubu tuvugisha ukuri ko tuzi kuvuga icyongereza. Tuzi no kuvuga n'igifaransa. Ubu kuki tudakoze ikiganiro mu gifaransa cyangwa mu cyongereza? Ariko urumva uramutse ubonye deal n'umuntu uvuga urwo rurimi wahita ubasha gukomunika bitaciye mu nzira nyinshi. Cyatse se umupaka suzi kuruvuga ntabwo yagera agasobanura nkamuhereza. None se wumva ururimi atari ngombwa? Nabyo wenda birakenewe, it's fine, sibyo? Ariko mu by'ukuri umwana wakuriye ku mwuga yiga gukora kano kantu. Aka kantu wize kugakora ntabwo wamara amezi 3 utaragakora. Ahubwo wakora karenzaka. Sibyo? Impamvu uzabona amaradiyo n'amateleviziyo bidashaka guhomba cyangwa bitahe burundu hariya ni ahantu reka nguhe nk'urugero rwa hafi. Impamvu ekipe y'igihugu y'u Rwanda itagitsinda ariko ntiburebije urwemba bakoze. Iratsinda. Rimwe biguye. Niko byo football ariko bigenda. Niwe n'imwe rwose ari ibisitaraho ariko nabwo ntabwo itahayishimye ko atari ibintu byayo. Urumva? Ashobora no gutabona arakaye kuba bakoze ibintu badasanzwe bakora, sibyo? Batamenyereye bitari ibyabo. Ariko ntabwo barabura bije guhemba. Usanga umutoza w'ikipe y'igihugu ahembwa amafaranga angana na minisitiri. Kandi minisitiri ashinzwe ibyo bizashinzwe iki yashinzwe ibiri mu muhanda ashinzwe gasanga ahembwa amafaranga menshi. Rimwe nawe kamukura hanze bakamuzana bakamudedwana nk'umuzigo. Aje gutoza ikipe itazigera itsinda. Nabo babizi. Ahubwo idashaka gutsinda itazigera cyangwa itanabishaka. Atari ibintu byayo. Urumva? Ni ibintu byayo kuko igitsinda kandi abanyarwanda tukishima twese muri rusange. Nanjye ndabikunda cyane yatse. Yatse nanjye ndabikunda cyane ko nanjye nkunda igihugu cyane. Ariko ibyo bintu ntago buga ntibabimenyereye nyine. Ibwayo ntago ibikunda. Ikipe. Ndavuga ikipe ubwayo. Urumva? Nuvuga ngo uzare impamvu itajibura bije yo gukoresha. No kugira ngo bakomeze baduhobagize n'ubundi tutazagira icyo tugeraho. Urumva tuba turi kuvuga ngo mashami Vincent ngo kanaka turi muri ibyo. Mu gihe umwana yize gukora ikiyigo amaze gukora iduze n'ibiyigo kandi ejo uzajya kubigura ugiye kurongora. None reka nkwereke nk'urugero. Uramutse ufashe abantu bari ku radio bari kumva football y'u Rwanda bakumviye hanze bakumviye ibyo byose. Ntago bari abantu bashaka gukora amafaranga muri radio ntiyabura.
kuko amafaranga akomeza gushyirwamo aho kugira ngo abakire bahobagize abakene bataza kwiga umwuga bakawukora. Tuvuga uruhereye uyu munsi wiga gukora iyi kamera aricyo cyonyine uhugiyeho, nta kindi kintu kiguhugije, wazakora ikirenze iyi kamera. Ariko noneho nyiri uruganda rwa kamera bati reka shyire amafaranga kuri televiziyo, nshore muri football, nshore mu biganiro bya showbiz n'andi hose, kana kajya wora yaho paye tu. Niko ekonomi y'isi ikorwa, ni nako abakire bambura abakene ubushobozi bari bafite. Mbata abantu bagiye kuzajya bakubona cyane rwose. Umuntu wari warakubuze gira ikintu umubwira kandi gira ikintu umusaba. Ngiye ikintu nasaba abantu bari barambuze, icya mbere ni ugusubscribinga wenda kuri channel, ko sometimes wenda izajya makorera ibiganiro, ariko nanone urumva afite inama yangira, afite icyo yenda yamfasha kindi kirenze icyo mfite, ndi open rwose, ndi hafi. Hanyuma projet zindi zisanzwe icya kabiri, muri projet zanjye zo gukora kuri ubu ngubu nayo imaze iminsi ntari imihanda, ndashaka kugaruka imihanda nkakora ama projet yanjye asanzwe, yaba ari amafilime comedy nsanzwe nkora n'ibiganiro ku macana agiye atandukanye. Ibyo ngibyo ni nako kazi ngira, niko kazi kantunze. No guhostinga ariko no guhostinga mbona nabyo ntacyo bitwara. Ntacyo bitwaye. Buri uzatinye ahantu ujya ukagenda utavunitse ugatahana amafaranga yo gutuma usa neza nk'uko unsa, ntabwo ari gito cyane. Mbata turagushimiye, amagambo y'ubwenge birangiye aje nyuma, nubwo twatangiye nta twari tukwitezeho. Ako nta kundi nimba n'abata bisobanuye ko n'ikimasa cyo buriya wagerageje, nimba badafite ubwenge bwo bazibeshye bakoresha ubwanjye. Mbata wakoze cyane.